Igihe umugabo yatangiye kugukunda we mugore cyangwa mukobwa, rimwe na rimwe bishobora kumvikana nk'ibidakabije. Nk'abagabo rero, igihe barimo kwiyumvamo umugore, ubona babigiyemo gake, hamwe nawe bigucanga, rimwe ubona babirimo ubundi ukabona nta bihari. Hano hari ibintu bigera kuri 7 abagabo bakora igihe bageze kuri top. Ndavuga hamwe bamaze gukururwa n'umugore kuri ya level ya nyuma. Ntukure amaso ku kiganiro cyiza naguteguriye, muhaye ikaze. Hello, iyi ni Passion is News, aho tubategurira ibiganiro bitandukanye, harimo n'ibijyanye n'uko twakwitwara mu buryo bwa relationship. Tugiye kongera kureba ikiganiro gikangurira umukobwa cyangwa umugore kumenya niba umugabo cyangwa umusore amukunda. Mu bintu 7 rero twabonye, ikintu cya mbere umugabo azakora, abashaka kumarana nawe umwanya munini. Ntawabasha kuvuga abantu bose bahuye niba barenga amamiliyoni mu myaka yose. Ibyo buri umwe yahuye nabyo ubihuje bisa n'ibi tuvuga. Uyu muntu ati, nagiye kuri date bwa mbere n'umutipe, mukuri byagenze neza, yandebye cyane yankunze, none arashaka ko kuri date ya kabiri namusanga iwe. Mbese arashaka kuntekera ifunguro rya nijoro. Aha niho twakibaza, uyu mutipe arimo aragerageza kumarana nawe umwanya mwenyine, arimo aragerageza kukwiyegereza anamenyana nawe, hari n'ibyo ashaka kukwigaho. Wenda arashaka ibintu byiza cyangwa ibibi, cyangwa nanone ibisa n'ibibi, ntabwo twabasha kubimenya. Ariko nyine ibi ni by'abagabo bose bakora kuri ino stage. Gusa icyo twavuga mu kugira abantu inama ni ukwitonda, kubigendamo neza muri connection yawe, by'umwihariko igihe mugiye gutangira guhurira kuri date. Nko kuri date ya 5 uzakomeza umusaba ko muhurira hanze musangire n'ibindi, kurusha kuba wajya iwe ngo hamusange, kubera ko ntabwo igihe cyose byaba byiza igihe abantu bari kumwe igihe kinini bonyine. Ikintu cya kabiri azakora, ashaka inzira zose z'uburyo yagukoraho. Ushaka inzira yo kugukoraho, umugabo azi neza ibi byiyumviro igihe yasohokanye n'umugore bwa mbere. Umva wagira ngo hari ikintu kiri hagati yanyu mwembi uko muri babiri, ndetse ukumva ushaka gusenya kwifata k'umupaka wo kudakoranaho. Ariko nanone urashaka kubaka connection nziza, ubwo rero ureka ko wamukoraho mbere kumenya yuko connection yanyu ikomeza ndetse ibiganiro byanyu bikagenda neza. Umugabo aba agiye guhangana no kutagukoraho, mbese arwana no kutica umubano muri kugirana. Ariko iyo umugabo ari attracted kuri wowe cyane, ashaka uburyo bwose bwo kugukoraho no gusenya wa mupaka wari uhari. Biba kimwe rero iyo nawe mugore wabaye attracted ku mugabo. Hano nakubwira ngo ntuzifate, reka mwembi mukoraneho. Aha bizoroha mu buryo bwo kugaragaza ibimenyetso bivuga. Ugereranyije hano, umwe bavuga ati, hey, wari ubizi se? Ndikumva, ndi kukwishimira. Ikintu cya gatatu azakora, aguhoza amaso iyo muri kumwe. Waba warigeze gutangira kuvuga ku kintu runaka cyangwa umuntu runaka ureba ku ruhande, nyamara abo muri kumwe bari kukwitegereza. Noneho nawe wakomeza kuvuga ukareba hejuru no ku ruhande ngo udahuza n'abamaso, ariko bo bakomeza kukureba, wakomeza bigakomeza. Rimwe na rimwe ukumva ufite isoni, ukibaza uti kuki barimo barandeba. Abaye ari umugabo yakubwira ati, amaso yawe ni meza, nyine arimo arakwitegereza mu maso. Igihe rero umugabo yakuruwe nawe birenze, ntazigera gukuraho amaso. Iyi ni experience ku bagabo, ashobora kukwigaho binyuze mu kukureba. Ku munsi wa mbere amenya umugore aba yamwitegereje, igihe atangiye kumukundaho bikiyongera. Umugabo wagukunze cyangwa gukururwa nawe cyane azakwitegereza cyane atagukuraho amaso. Ikintu cya kane azakora, azagerageza kukurinda. Aha azagerageza kukurinda abandi bagabo. Kwiga bino ni ingenzi. Uyu mugabo agira gufuha kurusha umugore. Igihe mwembi mugiye hanze gutembera n'inshuti zanyu, agomba gucunga ijisho rye ntirikuveho. Wenda azabikora kukurinda cyangwa abikore kubera ko afite akantu ko gufuha. Ibintu nk'ibi ni ibisanzwe, ariko nanone iyo bibaye birebire biba atari byiza. Nanone hamwe usanga ashaka kugukontorora. Umugabo rero natwarwa n'umugore ibintu nk'ibi bizamubaho, azumva ashaka kukurinda. Ikintu cya gatanu, azajya kuzanaho urwenya. Rimwe na rimwe akoresha urwenya gake, akubwira amagambo ari funny, asekeje. Umugabo iyo yabaye attracted kuri wowe cyangwa yakuruwe n'umugore, akunda nko kuba yaza inyuma ye akikora utuntu dusekeje. Ibi bishobora kuba uburyo busekeje bwo kubaka kwihuza igihe byabaye byiza. Nibidakora, igihe wenda umugore atabikunda, nabyo bishobora kubasenya burundu. Rero mugabo, nugerageza gusetsa umugore bigakunda,
bikaryoha, aya ni amahirwe meza yo gukomeza urukundo rwanyu. Ikintu cya gatandatu azakora, azakunda kwikora mu maso ku gice cyo munsi y'umunwa, cyane iyo muri kuganira. Umugabo igihe murimo muganira noneho yahuye n'umugore wamubereye mwiza, ndavuga hano abona ari uburanga, rimwe na rimwe uyu mugore aba yari gukinisha imisatsi ye ayikoramo akayihindukiza anamwenyura, uyu nawe aba yishimira uyu mugabo. Aribyo nabwira umugore, niba urimo uganira n'umugabo cyangwa umusore ukabona ari kwikora mu maso ku gice cy'ubwanwa cyane, bisobanuye ko wamukuruye ndetse ageze kuri level yo kumva uruhu. Ikintu cya karindwi azakora ari nacyo cya nyuma, atangira kugira amasoni nimuba muri kumwe. Iki ni ikintu kidakabije, ariko nanone uzabonamo ako kantu k'amasoni gake igihe akuri iruhande. Ibi ni ukuri cyane niba umuhungu afitemo akantu ko kuba akiri muto, cyangwa akaba nta experience nyinshi afite kuba ari kumwe n'abakobwa cyangwa abagore. Ushobora kumenya uwo ari we n'ubwoko. Igihe niba aba ari kumwe n'abandi bantu ukabona hanze abatekanye yisanzuye muri society, ariko yakugera iruhande agatangira kugira akantu gake k'ubwoba ndetse yabuze n'amagambo rimwe na rimwe, byose birashoboka. Iki gihe rero yatangiye gutwarwa nawe. Rero nubona iki kintu nakubwira nti ntuzabigire bitabaho ngo ugire ikibazo ku mugabo. Igihe cyose ujye ubibonamo rukuruzi kuri we, nawe niba ari kuvugana nawe ari attraction kuri wowe ndetse ari no kuri ya level ya nyuma yo hejuru, menya ko kwiyumvamo ndetse cyane. Reka narezi zawe ahubwo ushimire icyo kintu ubwawe ube hamwe n'uyu mugabo. Niba umugabo avugana nawe cyane akagutembereza mugasohoka, arakwishimira ndetse ari attraction kuri wowe, nawe tubwire muri comment waba warigeze ubona cyangwa ibi bintu bikakubaho, cyangwa ukabona bimwe muri ibi bimenyetso. Dusangiza igitekerezo tumenye ko byakugendekeye. Uyu ni umusozo w'ikiganiro. Tubonye rero ibintu bigera kuri 7 abagabo bakora igihe batangiye kwiyumva nk'umugore. Aha kandi ni nahandi umugabo yatangiye kugukunda. Burya rero umugabo ntacyo atakora igihe akubona nk'ikintu kidasanzwe. Azaguha umwanya we kuko yifuza nyine kuba hamwe nawe. Abagabo namwe mutubwire, ese koko nibyo niko bigenda? Niba wakunze iki kiganiro, please duhe like, unasangiza abandi muri share. Ikindi ntiwibagirwe subscribe. Wakoze kudukurikira, ndagushimiye cyane.